Murakoze nkuko bivuze gahunda ndi umunyarwanda ni gahunda nziza kandi yaje kubohora imitima y'abanyarwanda, ariko mbere uko kingira icyo mvuga ndasaba kugira ngo buri wese abashe asubire mu ijambo yuko ari umunyarwanda, bitugaragarize ko biri ku mutima wiwe. Ngiye kuvuga ati ndi umunyarwanda, uri umunyarwanda, twese turi abanyarwanda, tubisubiremo. Ubwo urahita ushimangiye yuko uri umunyarwanda kandi ari ikintu utagomba gutatira, ugomba guhora kigutera ishema wumva yuko uri umunyarwanda. Twese ndi umunyarwanda, uri umunyarwanda, turi abanyarwanda. Urumva yuko iyo uvuze ko uri umunyarwanda mu by'ukuri uba ugomeje gushimangira iterambere ry'igihugu cyacu. Nimvuga rero ndi umunyarwanda, ni gahunda nk'uko muzi yatangiye kwibohora ry'igihugu cyacu, byatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yarayoboye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, kandi ubwo u Rwanda rwari rumaze gusa nkaho batekereza ko rushobora gusibangana, ariko nkomeza kubaho nshimira rwose ingabo ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika babohoye igihugu, bigatuma bamwe bumvaga yuko atari abanyarwanda cyangwa se ari ukundi ukuntu babonwa mu gihugu, bibona bongera kwibonamo ko ari abanyarwanda. Ibyo ndabivuga shingira ko ngiye nk'umujene, murabizi imbere ya jenoside hari abatutsi bumvaga yuko ahari bo batabazwa nk'abanyarwanda buzuye, kuko bahezwaga kuri bimwe byiza by'igihugu kandi bagomba gusangiraho n'abandi banyarwanda, aribo bavuga ngo bamwe ni abahutu abandi ni abatutsi. Nyuma yaho rero jenoside ije kurangira, abahutu cyangwa se urubyiruko rukomoka mu bahutu bakomeje kugenda biyumvamo ipfunwe batigeze bashaka kugira ngo bagire riturutse ku babyeyi babo cyangwa se abandi banyarwanda bavuga ko ari abahutu, aribo bavuga ngo nibo ba nyir'igihugu. Byaje gukomeza gutyo, ugasanga umwana niba yaravuze mu muryango w'abahutu akabona yuko yabona umututsi wiciwe warokose wenda yariciwe n'imiryango yabo, agatangira kumva ko amubonyemo yasura y'ababyeyi be cyangwa se bene wabo, yuko aribo bamwiciye. Ukumva ko mu by'ukuri ni ikintu cyari giteye ikibazo mu banyarwanda, mu rubyiruko bumvaga yuko batazongera kwitwa umunyarwanda bitewe n'icyo kintu n'iryo pfunwe yavukanye, yasanze yibona mu muryango nyarwanda kandi nta ruhare bigizemo. Ugasanga rero ni ikibazo cyari gikomeye cyane, ariko kugeza ubu icyo navugaho ni uko nk'urubyiruko rwaciye muri iyo nzira y'ukwiyumvamo ipfunwe nigeze ngiramo uruhare, naje nyuma yaho kubona yuko ndi umunyarwanda nkazangira kugira ibikorwa by'iterambere. Ubu ngubu nkaba numva ko hari intambwe imaze kugeraho kubera yuko numvamo ndi umunyarwanda. Ibyo ndabivuga nshingiye ku ki? Twese murabizi ko iyo wabaga uri umwana, ntago abana bamwe ku ishuri twumvaga ko tufite uburenganzira bungana. Twabaga wumva ko wowe uri umuhutu undi ari umututsi, ukumva yuko bamwe aribo bashyigikiwe, ukumva ko wenda umwana uturuka mu batutsi ari ushyigikiwe mu kwiga, ugasanga umuhutu we nta burenganzira afite. Cyane ko nk'iyo wavuga ngo ugiye mu buyobozi, wabaga ukeka ko wagombye kujya mu buyobozi hari uko uzwi, hari uko hari aho uturutse, ugasanga hari ibintu wumva ko uhejwe. Ariko kugeza ubu ngubu mwese murabizi, urajya mu buyobozi ntawe ukubaza ngo uri uwo kwande, ngo urinde, buri wese aragenda yisanga kandi akavuga ikibazo cye kikakirwa nk'uko yakizanye kandi bakamuha agaciro nk'umunyarwanda. Ubwo rero nkaba mbavuga yuko rwose gahunda ndi umunyarwanda ni gahunda nziza yaje kubaka igihugu, yaje kubohora imitima y'abanyarwanda. Kugeza ubu ngubu dufite icyizere cyo kuzabaho kandi tugomba gutera imbere muri gahunda zose.
nkaba rero nsaba abantu twese, urubyiruko, abantu bakuze, ko tugomba gushyira hamwe tugashyira gahunda Ndi Umunyarwanda, kandi bikadufasha gutera imbere dukurikiye urumuri rw'icyizere rutumurikiye muri gahunda y'iterambere ryacu, kandi rwose basaba yuko iterambere ry'Abanyarwanda ni iryacu twese, turishyigikire kandi dukomeze gahunda nziza Ndi Umunyarwanda twese tuyivuge hirya no hino mu miryango yacu, bizadufashe kumenya gutera imbere kugira ngo twibagize amateka yabaye mu gihugu cyacu, amateka atarabaye meza, ariko ntabwo tuvuze ngo tuyibagirwe, ahubwo numva ko yagombye kutubera kimwe mu kidufasha gukomeza kwiyubaka, ariko tutayagendeyeho ngo tugende nk'ibyabaye, ahubwo atubere nk'umuti cyangwa se isomo ridufasha kugera kuri ya ntego dushaka kugeraho, twifuza ko bitazongera kubaho ukundi. Murakoze kandi mugire amahoro y'Imana. Arakoze.